Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri BIN TV, televiziyo yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Kubwira ngo ukore subscribe, comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho. Nkuko BIN TV isanzwe ibigenza, ibagezaho amateka y'ibice bitandukanye byo hirya no hino mu gihugu. Kuri iyi nshuro BIN TV yabakusanyirije amateka y'ahitwa ku Mugina w'Imvuzo. Iki ni igice gishya cy'uruhererekane rwacu rwerekana amateka y'umwami Rwabugiri n'ahantu h'amateka yagiye asiga mu Rwanda. Ubushize twasuye ahitwa Inkuzuzu, ahari ibigabiro by'umwami Rwabugiri. Ubu noneho turi ahantu bita ku Mugina w'Imvuzo, ahantu bafite amateka akomeye cyane afitanye isano n'ubuzima n'imigenzo y'umwami. Nk'uko tubibona, aha niho bita Umugina w'Imvuzo. Ni ahantu handitse amateka akomeye cyane, aho bivugwa ko umwami yamenaga amasaka ndetse n'imvuzo n'imbetezi bikaba bifitanye isano n'ubuzima bw'igice cy'umwami. Kugira ngo dusobanukirwe neza amateka y'aha hantu, turi kumwe n'umusaza witwa Kosima ugiye kudutembeza no kudusobanurira byose. Ari ku Mugina w'Imvuzo ni kwa haminwaga imvuzo. Ubu duhagaze hano ni hehe? Watwereka? Uyu musozi wose uhereye hariya, urabona iriya Fadahiri, Yego. gatambika kugeza haruguru, ukanyura hari ikivoka, ukageza hano n'uturusu, aho hose ni Mugina. Hano hakorerwaga iki? Kuvuga ngo ibigage byengejirwa bwami. Byenderwaga ibwami. Byose imvuzo zose zazaga kumenya. Ni bivuza. Nk'uko uyu musaza w'inararibonye twaganiriye, Bwana Kosima yatubwiye ko aha hari umugina munini udahingwa. Akenshi bishingiye ku myemerere ivuga ko ibyo bivuzo n'imbetezi bikiri hasi mu butaka. Teka dushishoje cyane, ubundi ubutaka bwaho mu minsi yashize butari bwahinduka cyangwa butari bwahinga cyane, wabonaga nyine imvuzo ukabona imvuzo. Rero byasaba gucukura, urabona kuva hariya. Yego. Ndimo ndahabona. Izi zari imvuzo. Rero gutya mu butaka, ukora bwakoramo gutya, ni imvuzo. Imvuzo zaragaragaraga kera? Muze, zaragaragaraga? Ucukuye ibivuzo ukabibona? Okay. Imvuzo ni ibisigazwa byakoreshejwe benga urwagwa cyangwa se ibigagi ibwami, ariko bikarangira bitagikenewe kuko byabaga ari umwanda, maze kubera byarangiraga bifite umunuko, bikaba n'inkomoko y'indwara. Niyo mpamvu byasabwaga kugira ahantu hihariye ho kujugunya izo mvuzo. Ariko kandi Umugina w'Imvuzo ni ahantu hateganyirizwaga kumenamo ibyo bisigazwa. Nk'uko Icukiro ryarahajugunywaga amase y'inka, Umugina w'Imvuzo nawo warahajugunywaga ibisigazwa by'urwagwa n'ibigage byengewe ibwami cyangwa mu ngo z'abatunzi. Bivuze ko kugira Umugina w'Imvuzo byafatwaga nk'ikimenyetso cy'isuku n'imyitwarire myiza. Mu ngoro y'umwami kandi habaga abagaragu b'umwihariko bashinzwe gutwara imvuzo. Kugira Umugina w'Imvuzo munini byafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubutunzi, kuko uko imvuzo zagendaga ziyongera ni nako byagaragazaga ko urugo rufite amasaka menshi kandi rugasangira n'abandi. Umugina w'Imvuzo ntiwari gusa ahantu h'imyanda, ahubwo wari n'ikimenyetso cy'ubukire. Uyu munsi nubwo dufite uburyo bushya bwo gucunga imyanda, Umugina w'Imvuzo dusigira isomo rikomeye. U Rwanda rwo hambere rwari rufite uburyo bwo gutunganya ibisigazwa kugira ngo isuku irambe. Iryo ni isomo ryiza dukwiye gukomeza no mu bihe bya none. Tugeze aho bita ku Mugina w'Imvuzo. Aha hantu haba hafite iki kihariye? Ibintu cyihariye cyane nuko ariho nyine hari ku Mugina w'Imvuzo, ni kwa haminwaga imvuzo. Ubu duhagaze hano ni hehe? Watwereka? Uyu musozi wose uhereye hariya, urabona iriya Fadahiri, Yego. gatambika kugeza haruguru, ukanyura hari ikivoka, ukageza hano n'uturusu, aho hose ni Mugina. Hano hakorerwaga iki? Kuvuga ngo ibigage byengejirwa bwami. Byenderwaga ibwami. Byose imvuzo zose zazaga kumenya. Ni ibivuzo byasigaye nyine banyweye ikigage, hasigaye ibivuzo bakaza kumena hano. Hahita hitwa ku Mugina w'Imvuzo. N'izyo zina ryakomotse. Ko hariho Imigina y'Imvuzo, hari Umugina w'Imvuzo ya za Kamonyi. Aha naho ni mu Mugina w'Imvuzo. Ubwo ni ukuvuga ngo naho nyine hari hatuye umwami n'abahaminaga imvuzo twitse ibwami. Ko ntabwo hahita imvuzo gusa, umuturage amenya imvuzo abyitondera. Imigina y'Imvuzo turimo turabona ifite udusozi twiza tuyegereye. Ese wahatwereka udusozi
akari agasozi mbona ko gakorerwaho iki kariya akaburira hano hafi usanga urusengero ariko hakurya karubona ari acimingoti habahita ku Karubanda hakorerwaga iki ku Karubanda muzehe ku Karubanda niho hamagarirwaga abantu cyangwa se bagatangariza ibintu biribwa ahantu kwabo niho haberaga inama cyangwa se bakakira amaturo aza ibwami hari ikimenyetso cyaba kigihari kuri iyi nshuro dushishoje cyane ubundi ubutaka bwabo mu minsi yashize butari bwahinduka cyangwa batari bahinga cyane wabonaga nyine imvuzo ukakora gutya ukabona imvuzo rero byasaba gucukura urabona kuva hariya yego ndimo ndahabona izi zari imvuzo rero gutya mu butaka ukoramo gutya nyine imvuzo zaragaragaraga kera muze zaragaragaraga ucukuye ibivuzo ukabibona okay muze none udukomeze utwereke neza dushobora kuza gushiduka iki ni ikiganiro umuco n'amateka kuri Bini TV umusaza dukomezanyije urugendo Pazo wakoze cyane nawe turi kumwe neza ibi biti byo bifite ibisobanuro nabyo mu mvuzo cyangwa ni byatewe nyuma okay nagira ngo Pazo kuri kamera nagira ngo utwereke aho bita kwitabarizo hehe ku Karubanda ni hehe muze ndimo ndahabona harimo imiringoti mu ishyamba uyu musaza wakurya wundi ukaba witwa nguki muze ngo arazi ikibuga cy'indege se ni Kinyaga twayibonye no mu mujyi ndimo ndahareba muze dore ngiyo city center ngiriya aha muzehe rero turimo dusoza ni iki wakangurira abantu kuba baza hano kumenya amateka yo ku mugina w'imvuzo ni iki wabwira abanyarwanda bagukurikiye mu cyo bita umuco n'amateka cyane kubakangurira kuza gusura ibyiza nyaburanga biherereye hano muri Bumbogo byinshi cyane birakwiye cyane ko abantu bamenya amateka y'igihugu cyacu cyane muri kwigisha abantu ibijyanye n'umuco birakwiye abantu bakwiye kuza bakagera hano bakamenya amateka ya Bumbogo bakamenya amateka y'umugina w'imvuzo bakamenya amateka ku Karubanda bakamenya amateka y'ahara tuvuye mu bigabiro bakamenya amateka y'ahantu hose hano cyane ko Bumbogo ifite amateka manini cyane Gasabo birazi neza ko Gasabo niho igihugu cy'u Rwanda cyatangiye niyo soko ni ukuvuga ngo hariya twari twicaye aho umwami yarari niho u Rwanda rwatangiriye niho ijambo u Rwanda ryaturutse Rwanda rero ryaturutse ku ijambo kwagura mu muco wacu hari hatoya ari Gasabo nyine baranje bahabwa uko umwe bagenda yagura bavuga ngo ari Rwanda kongera u Rwanda ibyo bita kwagura ni Rwanda nyine hano rero niho mu Rwanda u Rwanda ni Rwanda ko ari rwatangiye hagenda ubwabuka nyine ese muze ntaguciye mu ijambo ubu ngubu muri iki gihe tugezemo nta mwami ukiriho iki gihe abaperezida bagenda mu modoka abaminisitiri bagenda mu modoka abami ba kera bo bagendaga abami ba kera nyine barahekwaga nk'uko ubizi mu mateka mu ngobyi nyarwanda sinzi nimba warazibonye izo nko zigenda zimwe bajyaga bahekamo abarwayi ariko zo zari nyine ziya cyami zikoze bya cyami nyine ubu ngubu rero byaracitse mu iterambere inshuti bavandimwe mukomeje gukurikirana ikiganiro umuco n'amateka uyu munsi twari turi aho bita ku mugina w'imvuzo aha ni muri Bumbogo tuvuye mu bigabiro bya Rwabugiri ubu ngubu dukomeje ikiganiro mukomeze mudukurikirane uyu musaza azajya aduha amateka umunsi ku munsi. Hasta la vista.